tugeze ni ku musozi wa Kigali, aho turimo tureba hamwe amateka yahabaye yaharanze. Bivuga ko ahangaha higeze gutura umwami, ariko uko muri buze kugenda mubibona turaza kugenda turebera hamwe amateka y'ahangaha, ndetse nitugira n'amahirwe turaza kugenda duhura n'abakavukire b'ahangaha, abasaza ndetse n'abakecuru batubwira amateka y'ahangaha. Mzee muraho amakuru? Ndi umunyamakuru nabasuye, ndagira ngo tuganireho gatoya. Yewe nitwa Rwanda Rafael, ntuye Rwese, umudugudu wa Rwese. Rwesero se ni hehe buriya? Ni aha hepfo y'uyu muhanda, aha hepfo, ubu hane mu Rugarama, hariya hepfo ni Rwese. Hano rero tuje kuhasura, tujya twumva yuko ngo higeze gutura abayobozi ba kera, abami. Ese bimeze gute mzee wowe? Ibyo nyine bya Rwabugiri nanjye nasanze bavuga yuko yari atuye. Ariko rero ku byo nzi neza uyu utuye ahangaha yitwa Kanyamahanga. Uyu muri uru rugo. Uru rugo tureba hano. Kanyamahanga se ni muntu ki? Yitwaga Kanyamahanga Karoli. Ariko rero umuhungu we wahasigaye nawe yitwa Kanyamahanga Frederico. Ese Kanyamahanga yayoboye ryari? Umuhungu we yayoboye muri leta ya mbere, kuko yari minisitiri w'ingwa n'ubufatanye bw'abaturage. Yari afite imyanya ibiri. Ese hari nk'umwaka wa kangahe? Ntabwo ari hambere rwose, reba nawe gereranya igihe cya Kayibanda. Igihe cya Kayibanda. Urumva yuko ari mu ntangiriro z'ubuyobozi nyine bwa demokarasi. None wowe aha hantu wowe wahageze ryari? Njyewe nahageze muri 1963. Nibwo wahageze? Wari uturutse he? Nari nturutse hariya mu Rugarama. Wari ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe? Ndumva nari mfite, kuko nari mbyaye kangahe kabiri. Mu Rugarama nahabyariye kabiri, kuko imfura yanjye yavutse muri 1966. Ubuheta bwanjye buvuka muri 1968. Ubwo rero nyine abo ngabo nibo nazanye inaha. Hanyuma rero ndibaza ko Kanyamahanga se waramubonye n'amaso yawe? Neza cyane rwose, ku buryo nyine yakoreshaga ibirori yabatirishije abana, akantumira Rwesero nkajya gutumira nyine abaturage babo. Mwe muziranye none? Cyane rwose. Ibyo birori se byaberaga hano mu rugo? Byaberaga mu rugo ahangaha. Abo mu Rugarama bakaza, ab'iwabo nyine iriya hakurya nyine za Rulindo niho iwabo. N'ab'iwabo bakaza, natwe ab'inahangaha nyine tugateranira, bakora umunsi mukuru, aho turi mu rugo aho ngaho twicaraga munsi y'icyo kivumu n'ivu kirimo, tukanywa inzoga. By'umunsi mukuru burabyumva rero, tukanywa inzoga z'ubwo butisimu, ubwo zarangira tugataha. Twe twegereye rero nyine, kuko twamaraga iminsi tu. Nk'iminsi ngaho ugereranyije? Ndumva ari nk'iminsi 6. Noneho icyo gihe yenda ubu ngubu urashaje, iyo unyuze hano hantu hakubwira iki? Dore ko duhagaze ni nk'aho duhagaze ku mutima w'aha hantu. Hakubwira iki? Wibuka iki? Dore ko n'icyo gihe wari umusore. Nari umunkomeye nyine, nari nkiri mu myaka mike, kuko ubu ngubu ngeze muri 70. Navutse muri 40. Wavutse muri 40. Hanyuma rero aha hantu, isura y'ahantu ubu ngubu imeze gute? Isura yaho ahangaha tuhita mu Kigabiro. Hakaba rero ngo hari mu Kigabiro cy'umwami Rwabugiri. Mu Kigabiro buriya ku banyarwanda batazi Ikinyarwanda neza, Kigabiro tuvuge bavuga nk'uyu muvumu, na hariya hari iyindi ibiri. Ubwo rero nibyo bita ibigabiro. hanyuma
hanyuma se barahagabiraga ubwo nuko mbega niko tubyumva nyine niko ubwo nasanze hitwa niko na n'ubu hakitwa. hanyuma rero umwami we yahatuye ryari hano hantu? aya icyo gihe ni kera ntabwo ubwo namenya igihe yatuye. urumva uwo Rwabugiri ni uwa kera, hakurikiyeho ba Musinga, hakurikiraho ba Rudahigwa, ubwo urabyumva ko ari imbere kera. cyokora Rudahigwa wenda muzi nawe yaratuye hano se? oya yari Nyarugenge. tubwiye ko ari inde wari utuye hano wigeze kuhatura? ni Rwabugiri. Rwabugiri hari ahantu nigeze kugera sinibuka aho ariho ko nageze nkiri umwana, bambwiye ko ngo hari ibijanja, ari ahantu umwami yakandagiye. ibyo bintu bivugaho cyangwa aho ubugane ku rutare rwa Ruganza ni hano hafi se? ni hepfo hari kuri kano gasozi. ibyo birenge se byo koko urabyemera ko byari bihari ariko ubu nta bihari. byarasigaye? abanyamabuye bakuye amabuye barabishwanyaguye, nta bihari. mu mateka koko wumva ko ayo maguru yaba arageze aho hantu gute? ubundi numva ngo hari kuko bavugaga ngo ni ngo hari ngo Ruganzu ngo yarahakandagiye n'imbwa ze, ngo hari amajanja ariko ubu nta bikihari. ni hari hepfo kuri kano gasozi. mwiriwe. hanyuma rero hari igiti kiri hariya hirya, kiriya giti cyakorerwaga mu iki? kiriya se kiriya nta naje ari kikiri gitoya, uretse yuko nyine hirya yacyo hariya hari ikiraro cy'inka z'umwami, dore mu rugo ngaho hariya. ubwo rero twanywaga muri uwo munsi mukuru, twanywaga abashyitsi bakuru nyine nk'abo bahwanyije n'aba minisitiri n'abandi badepite, bicaraga hariya ku rubaraza, natwe abaturage tukicara aho mu mbuga. urumva rero aka gahanda ahantu bakubwira ngo nimera neza ntabwo ujya wumva. uzamuka ahangaha haruguru hariya hari ishyamba, ukazamuka warigera hagati ukagera ku biti bya biriya niba ari imibunda. ubwo niho haho, kuko hari n'inzu bita bare ihari nyine umuntu ageze aho kumera neza. ubwo hepfo hari ibiti nyine bifite amababi, wanaryama rwose hameze nko kuri mata. ndabona dukase rero turyamira neza. uyu ni umuhanda buriya uragenda ukagera i Nyamirambo. bashaka kujya Karama ukajyayo, bashaka kujya i Mwendo ukajyayo. turi kwerekeza kuri cya giti cyarabisingiye mbese. muri icyo gihe cyawe wari uhatuye, iki giti cyanganaga gute? cyari gitoya ariko atari kinini cyane, kuko uko kibona ubu cyameze mu munyinya. kimanuka rero gishora imizi, umunyinya kiwuhezamo. ndabona nguyu uriya buriya urimo imbere, kuko cyari kiburi hejuru, noneho kimanura imizi kiwuhezamo. noneho rero ibyo biraro byari inyuma y'iyi miyembe, ariko inka zikazamo hano zikabyagira. inka zari zifite umushumba witwaga Gahutu. izo nka buriya zari zingahe? oya zari nyinshi. zari nyinshi cyane. umwami nawe yageraga hano hantu ari kureba inka ziwe? Rudahigwa yarahageraga, ariko kandi ntabwo byamaze iminsi. ntabwo byamaze iminsi myinshi. ubwo mwe mwahasuraga barabemeraga se kuhinjira hano hantu? twebwe se twebwe twaragendaga rwose gutya nta nkomyi. reka zarangize hanyuma tugende yarangiye.
ubwo muri make iki giti gisobanuye ku rwibutso rw'u Rwanda ni ukuvuga ngo ni igiti ni igiti bita ikigabiro. aho inka z'umwami ikirahiro cy'inka z'umwami cyari kiri hariya. Ariko rero zikaza zikabyageramo, kandi wa munyinya nakubwiraga urabona ko nkibona amashami yaho, dore nguriya. ubundi cyarivanze cyo nyine ni ukuvuga yuko ibyo bita ingurukira ni igiti kimera hejuru y'ikindi, ubwo noneho urumva ko biba byibanze. Ni umunyinya. Ubwo urabona rero ko nyine icyo cyamanutse hejuru kirawufungiramo, ubu urabona ko kirimo kandi nanone giciyemo. Ese ubwo urumva ko wese ngishinga ari amashami. Ayo rero amakuru yanjye ni ayo ngayo. Gusa nturebe umuvumo uri mu rugo hariya, kuko uriya muvumo umuzungu waje akubaka iriya nzu ni umuzungu witwaga Pilote wakoreshaga amatera, kuko hariya haruguru hari indi nzu yabikwagamo ibyuma, noneho abazungu bamukoresherezaga nibo babaga muri iriya nzu, kuko bagendaga basimburanwa, umwe akaza agakoresha. naho ni hafi y'aha ngaha nyine, ni hariya muri ruriya rugo. Abazungu bubatse aho ngaho, ariko uriya muvumo nibo bavuga ko ariho umwami yari ari. Abazungu baje kubaka bubaka aho ngaho uriya rugo nyine kwa Kanyamahanga. Ubwo Kanyamahanga yahagabanye iyo nzu ihari, aribamo rero. hano rero nk'uko mukomeza kumva amateka yaho, aha ni kuri Mont Kigali, aho ureba umujyi wa Kigali wose uko wakabaye, ahantu heza cyane hitereye, murabireba. Ni ukuvuga ngo uko umusaza yakomeje kubitubwira, hano ni ahantu heza cyane umwami yari yahisemo kubamo. Ni ahantu heza hari hitereye, yarebaga umujyi wose, ndetse n'ababifuzaga bose bazaga no kuhasura. N'ubu ngubu abantu benshi baracyaza kuhasura ku bwinshi. Iyo mwahazaga muje gusura Kanyamahanga, uyu mujyi mwawurebaga gutya se, cyangwa hari ahantu habaga hari iki? Hambere hariya ku irebero, hariya ntabwo hari hatuwe, hatuwe hariya amazu yose, ahubwo hari abaturage, buriya bahemeye abaturage. Mbega rwose nkubwiye yuko nyine hashashaga uko hasuka ngo hariya hose, hariya ureba hakurya za Kanombe, hariya amazu ntabwo yari ahari. Muri iki gihe hari hatuye abaturage, hari hatuye abaturage bisanzwe. buriya barabimuye, baragiye, ubu hari abandi bashaka. none ubu ngubu ishusho y'umujyi wa Kigali urayibona gute ukurikije? Ndayibona yuko iteye imbere kuruta mbere, ubu nibwo igaragara. none muze ubu ngubu rero ubayeho gute? ubana nande? Ubana n'umudamu wanjye. abana bimeze gute? ufite abana bangahe? nari mfite abana 11, intambara yica 5, hasigara 5. ariko intambara yishe 5, hakagombye kuba hasigaye 6, hasigara 5. ese izina Mont Kigali, izina Mont Kigali ni irya kera cyangwa ari ubu ngubu? Ni irya kera. Ni irya kera, kuko uhereye kuri uriya musozi, ubwo inyuma yaho ni umurenge, hari umurenge wa Kigali, uretse ko ubu bawufatanyije na Rwesero na Mwendo. Iyo ikabamo Kigali,
uko ureba uriya musozi uteganye na kapitali bavugaga Kigali ikaba irimo hariya tureba amazu hariya ni muri komerisiyare aho amaduka yari kandi numva ariho akiri naho hitwaga komerisiyare nyine niho hitwaga komerisiyare ariko bakaba ari mu Kigali iyo mu Kigali byari bitaraba umujyi babyitaga perefegitura ubwo rero nyine kuko ubu bateranyije hari amasegiteri bahagiye bafata mu masegiteri 3 bakayagira umurenge umwe bubakiye umwenda. ese aba baturage batuye muri ibi bice ni ba kavukire cyangwa ni abimukira? Aba baturage umwe ahangaha uyu utuye aha wabona aho isi yari atuye nawe uwo rero nyine se akaba yari nyirarume wa nyerere ya rugo akaba ari we nyine wamukoresherezaga aya mashyamba n'azambuka niwe wamukoresherezaga atera intoki atera amavoka mbega ari umukozi we nyine tuvuge nk'umugapita we nyine niwe wacungaga ibya Kanyamahanga ubu nyine isambu ye nyine ubu ni ndende na ririya shyamba tureba imbere n'iryo kandi n'iriya naho yagerayo birarenguye bikagera iyo bimera neza. nitwa Uwamahoro. amakuru numvise ni uko hano hari mu bigabiro by'umwami niho umwami yari atuye. ni ikihe kintu wabwira abanyarwanda kugira ngo bajye barinda ahantu hafite amateka nk'ariya? Murakoze. icyo nabwira abanyarwanda ni uko ahantu nk'aho hafite amateka higeze gutura umwami twagombye kujya tuhabungabunga ku buryo tukabwira n'abana tubyaye ko aho hantu higeze gutura umwami. hari inzoka numvishije ngo iba muri hariya hantu. hari inzoka ihari nini cyane ishobora kugira nka metero 5 ifite umubyimba munini. iyo nzoka abantu babasha gutashyamo inkwi batoragura inkwi iyo nzoka iraboneka ndetse ikaba ishoka kuri Nyabarongo ishobora kuri Nyabarongo ikongera ikazamuka ikongera ikaza niho yibera. nta kintu yangiza se? nta bantu irya? bimeze gute? nta kiyangiza nta n'umuntu ijya rwose abantu duhura nayo kenshi. nawe warayibonye n'amaso yawe? narayiboneye rwose. isa gute? sirimo si kabiri. isa gute? ifite amagaragamba nk'ay'isamaki. wowe se iyo nzoka warayibonye? nanjye iyo nzoka narayibonye twashe kubisobanura nanjye niko nabivuga. ni inzoka ndende cyane ijya gusa umweru nyine ifite amagaragamba nk'ay'igikeri munsi. none ubona ishobora kuba ifite aho ihuriye n'amateka ya hariya hantu aho umwami yatuye? ngewe nkurikije uburyo ngenda byumva kuko niho iba muri make niho iba n'ahandi hantu ishobora kujya niyo yatarabuka ni ukujya kunywa amazi ikongera mbese niho iwabo niho ituye. aha ni uriya munyinya uri hariya haruguru hafi y'uwo muvumo niho hantu wanavuga ko ari ibirindiro byayo niho iba. ese ubundi kuki iyo umuntu ajya gufata amashusho hariya hantu ubona hari abantu bari kukubuza basa nk'aho badashaka gufata amakuru ya hariya? mwe iyo mugiye kuhasura niko bimeze? ari ahantu nyine abantu baba bahari ni abakozi b'uwo nguwo Federico nyine umwuzukuru wa Kanyamahanga ariwe waguze. ubwo rero yagiye ashyiramo abakozi nyine ngo bajye baharinda we kwangiza. hanyuma wowe iyo nzoka umaze kuyibona kangahe? nibonye nka 4 kuko haraguru ndakwajya cyane. ntabwo mutinya ko ushobora kubagirira nabi? nta muntu yagira nabi kuko nawe birabaho ngo umuntu abe yabyumva iguce kwigendera nawe yakura. urakoze cyane.
bose biteze amakuru ntuse utinya kamera utinya kamera ngaho reba hano nkubaza akantu umva nkubaza hariya ruguru wowe uragira hano hari umwami ngo wigeze gutura hano urabizira ntabwo mbizi nose nta kintu cy'ikiyoka wigeze kubona hano hafi hano ruguru hari wapi nta n'icyo wigeze wumva ngo cyari gihari ibyo wapi wambwiye ariko ko uri umuntu w'umusaza ariko hariya ruguru ngo kwa Kanyamahanga urahazi ndahazi ubundi kwa Kanyamahanga uhazi gute uko mazi se ko hari hatuye umugabo nyine bita Kanyamahanga aha hanyuma rero nta nzoka uhazi buriya inzoka se inzoka nyine hari ikiyoka kinini cyane cy'igisore nawe urabyumva hanyuma biza kugenda gute biza kugenda gute aje kurabuswa n'umwami nyine bitaga Kigeri nawe urabyumva ni Kigeri cyangwa ni Rwabugira ni Rwabugira nanjye nanibeshye yaje guhita akirasara akica sawa urakoze